baba bararyamanye mu maso yanjye nyine bakora imibonano ndeba. Ibyo uri kuvuga nibyo cyangwa ntago ari byo? Uwanjye yabikoreye aho nta prudence bambaye, aramurongora nta prudence bambaye. Numvise muri njyewe ikintu cy'igihu kimfashe, mbura imbaraga nk'umuntu ufashwe n'ibinya. Ndebesha amaso yanjye, mbese mera nk'ikintu cy'ikirobo kiri aho ngaho. Turabasuje, tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, uyu niyo mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe twabazaniye umutumirwa, ariko mbere na mbere reka mbe respect ku barundi bose batwereka ko badukurikiye ndetse n'abantu bose bari baba diaspora. Respect to you, big up to yourself. Mwe mwese mufata umwanya wanyu mukareba ibiganiro byacu, turabashimira. Nkuko muri kwibona kuri kamera za Yawe TV turi kumwe n'umukobwa ewana n'inzobe ni umukobwa mwiza, niwe tujye kuganira muri aka kanya. Reka nanjye muhikaze, ushobora kwibaza noneho tujye kuganira kuki icyo usabwa no gukomeza kwicara ukareba ikiganiro ukacyumva ukakirangiza kugira ngo umenye noneho uyu mukobwa turi kumwe ni muntu cyakora iki, noneho agiye kuganira iki nawe. Reka nanjye muhikaze, tugwaye ikaze Jojo. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Ni meza. Iminsi myinshi cyane twaraburanye. Ni myinshi. Ko warabuze Jojo, uri waragiye hanze, uri warafashe rutema ikirere? Oya. Uri waragiye? Narindi mu Rwanda, ariko umuntu abari busy, abari gushakisha ubuzima. Okay. By the way usa neza pe. Murakoze cyane. Nawe ariko? Murakoze. Hanyuma rero ugiye gutangira wibwira abantu uri muntu ki, amazina yawe, witwa ndi? Nkuko ansabye kugira ngo mbibwire amazina bwite y'indangamimerere, niyo Nsenga Josiane. Izina rizwi cyane mu Rwanda. No hanze yaryo. No hanze. Yego. Uyu munsi nkaba nishimiye kuba ngiye gukorana ikiganiro na Yawe TV. Ange, ndizera ko tugiye gukora ibintu byiza cyane kandi bishimisha abanyarwanda ndetse n'abo mu mahanga, nzi ko bizabageraho kandi bimeze neza. Yake, urakoze cyane. Hanyuma tubwiye yuko witwa Jojo, ko kazina wagakuye watangiye kwitwa ryari, cyangwa nawe wageze i Kigali uragahindura? Barukundo umukobwa ava mu cyaro cyangwa se umuhungu ukajya kumva ngo Claudine yabaye Koko, Jacqueline yabaye Jaja. Iri zina rero Jojo kugira ngo nryitwe naryiswe kera cyane. Nkiga primary mu wa kane. Yego. N'abana bari nyise. Ubwo ni impine ya Josiane. Okay. Hanyuma Josiane, amakuru dukoreshe Josiane, dukoreshe Jojo, dukoreshe ryo mu mugi Jojo kubera ko niryo abantu bazi. Okay. Hanyuma se bimeze bite? Shimeze neza cyane. Aka kanya tugiye kuganira nyine n'ubuhamya nshaka kugira ngo n'ubutumwa mereze abanyarwanda n'abandi badukurikiye. Okay. Karibu noneho twago umwanya. Okay, murakoze cyane. Ubuhamya ngira ngo mbahe no kubagira inama, mbaganiriza, mbakomeza imitima yanyu, abantu bubatse, abasore bakundana n'inkumi zabo, abana biga gukunda bazahura na byinshi cyane mu rukundo, twagiye duhura nabyo tukabyihanganira. Byagenze gutebera ibintu rero birakomeye cyane, birasaba uzabiha umwanya wicare wumva ikiganiro cyanjye cyose. Nkuko nakomeje umutima nawe uzawukomeze kandi wihangane. Nakundanye n'umusore, turakundana, ntago twakundanye igihe kinini cyane, twakundanye nk'icyumweru kuko ntago nabyibagiwe n'ubu ndacyabyibuka. Mu kunkunda kwe yakoresheje amafaranga, kuko nari namubwiye ko ndi umukinnyi wa filime, yumva ko murenzeho cyane, akoresha amafaranga kandi atari menshi, ariko ntago ari ngombwa nyavuge. Arankunda, twahuriye mu ntara. Mu kunkunda kwe akajya anyereka udusinye pana kumbwira nagukunze, kuko yabonaga nabimbwira bitari buvemo. Dukundana turi mu ntara, biraba aragenda, yahunze uwo munsi arongera aragaruka. Niyo mpamvu nababwiye ngo nta cyumweru kigeze gishira. Yaragiye, umunsi wa kabiri yagarutse nibwo yanjyanye. Turagenda, ambwira ko waba ari i Kigali kandi si wo twagiye.
ambwira ko aba ari Nyamirambo, twari turi mu karere ka Kirehe. Mu kuva muri Kirehe duhitiraho bita Ngoma, kandi yambwiye ko ari umunyakigali. Urumva twari turi kumwe nyine, tujya ahantu yabaga, ndamubaza isi ko ambwiye ko wanjye ari i Kigali. Aha hantu tuje ni uhazi gute, ni ahantu hameze hati? Arambwira ngo iyi nzu ni yanjye, ndayikodesha. Okay, ukodesha i Kigali ugakodesha no mu ntara. Ndabyakira. Yangejeje aho ngaho, arambwira ngo ndaje. Ntiyagarutse uko abonaga nidutindana turi kumwe ndumubwire ko ngiye. Aragenda agaruka nijoro, urumva ntago nari guta urugo yanziritse, yansigira urufunguzo rwe, kandi nzi ko ndi inyangamugayo ntago nari kurutwara. Agaruka nijoro, buracya nabwo arambwira ndaje. Agaruka nabwo bitinze. Ndamubwiye se bite ko nta kintu uri kumbwira ko nshaka gutaha, nagusuye ya, kandi arambwiye ko wanjye ari i Kigali. Ubwo rero bigenda gutyo. Bukeye bwaho ku munsi wa gatatu mbona haje umumama, ndamubaza se murashaka abandi? Arambwira ati ba nyiri urugo bari. Ndamubwira ntabahari. Ambwira ko ari mushiki we. Mu gutaha kwe ndamubaza ati se inaho kwambwiye kutahazi atariho uvuka, hano hakaba haje umumama, ni mu ntoki? Arambwira ni mushiki we. Ndamubaza yashatse inaha ni famiye cyangwa? Arambwira ngo ni famiye zihatuye, nawe niho yashatse. Nyaboneka ujye ukurikirana byose pe. Birababaje cyane. Ubwo kugaruka kwe musobanuruza gutyo, arambwira ni mushiki we wahashatse, ariko urumva ko atariho iwabo. Ntibyatinze, bwarakeye ku munsi wa gatanu haza abasore babiri, harimo mukuru we. Tubaha karibu, nawe yari ahari. Mu kwinjira numva baraganira ibintu bya famiye. Bamaze kugenda ndamubaza se ko ambwiye ko wanjye ari i Kigali, aba bantu bite? Ufite famiye nyinshi naha muri Ngoma? Kandi ubwo nari ntuye munsi y'iwabo yarabimpishe. Donc yanteresa mbeshya, yanga kumbwira byose. Nshiduka twabanye kandi bya binyoma bwe sinabyemeye. Yego. Ubwo turabanye, ndabyakiriye, famiye yanjye ntabwo ibizi. Mu kumara kubyakira haciyeho nk'ibyumweru bibiri, mbona umugore araje afite umwana w'uruhinja w'amezi 3. Ndamubaze se ni karibu mu nzu, uragenzwa n'iki? Nje kureba umugabo wanjye twabyaranye. Umugabo we mwabyaranye? Yego. Ni karibu. Yasanze adahari, umugore muha karibu. Ndamubwira mutegereza ave mu kazi nta kibazo. Umugore umwana yamumpaye gutyo, kwa kundi ushaka kwakira umushyitsi umubwira ati jya ku muhanda ngufashe umwana, yagiye utagaruka. Nta n'umwana nyine, yari uruhinja cyane rufite amezi 3. Ndareba ndavese mushyire ku mata, umwana ko akiri mutoya ndamushyira ku mata gute. Birangira mushyize ku mata kuko nago nari kumwonsa, nta mashereka nari mfite, nta nuko nari mama we. Ku mugabo rero mu kuza ndamubwira se uyu mwana bite, umuntu witwa gutya na gutya? Byarambwira ngo aramuzi, ngo baraziranye. Ndavuga ubwo umugabo anyemereye ko baziranye, hari n'ibindi baziranyeho cyane. Umugore ni yarahari, ubwo urumva n'umwana n'ikimenyetso yahasanze gusa nyir'ubwite yari yagiye. Ndamubwira se umwana n'uwawe? Aramakanira cyane, kure cyane, abyamaganira kure. Ndicara mugira inama, ndamubwira naga ari byiza kwiyakana umwana. Donc ari n'umuhungu, nyuma bikugiraho ingaruka cyane nk'umuntu w'umubyeyi. Umwana niba ari uwawe, nkaba nemeye kugukunda, ndagukundana n'ibyawe byose. Yanze kubyemera cyane. Umugore aragenda akubita ibyumweru 2, arabona aragaruka. Agaruka afite abayobozi bane bashinzwe umutekano. Basanga bagira amahirwe basanga arahari, baje ku mugoroba barakomanga turakingura, kuki mwirukanye umuntu mukamwirukana nijoro mugatuma abaho mu buzima bubi. Ndamubaza ati se mama runaka nigeze nkwirukana? Oya. Sinakwakiriye se? Yego. Kubera iki wantanye umwana? Kandi nakoretse umutima mwiza, kandi nakwakiriye neza, nkanakwereka aho kuryama, kubera iki wagize umutima wo kuntana umwana? Abayobozi birabatungura cyane, barabaza uyu ni mukeba wawe? Ndikirize.
ndabona nababwira ati iyo myenda yambaye ninjye wayimuhaye, yarageze mbona nyine ateye isoni, mufasha nkuko nanjye undi umuntu yamfasha. Baravuga biteye ubwoba cyane, ugira umutima utandukanye n'uw'abandi. Ni gute umuntu uyaza ari umukeba wawe ukagera naho mwambarana imyenda, ukagera naho umufasha umwana igihe kingana gutya? Ikosa rimugaragaraho mu kuza nyine kwe, yaje ari umuntu uteza akavuyo cyane ashaka amafaranga, kuko ngo yari yarabyaye bimugoye ateruka n'ibitaro ashaka amafaranga nyine y'indezo y'umwana. Umugabo arahakana, mbashyira mu nzu nyine. Abayobozi bamaze kumenya ko ndi umunyakuri baramuturekera barigendera, mbashyira mu nzu. Ndangije mbagira inama, ndabwira ikintu ngiye kubafasha nk'umuntu mukuru, uko nanga guseba mba numva n'undi ataseba. Mbashyira mu nzu nyine ndabunga, ndababwira cicisha make wa mugabo we, mwibukiranye igihe mwahuriye kandi murasanga nta kibazo birimo, ni byiza kuba ufite n'umwana, wikakana umwana. Umugabo akemera amezi 7 ko ari yashize babonanye. Ndavuga ati na yandi 2 ariho bimwe by'abagabo byo kwihagararaho. Umugore amuca amafaranga, icyo gihe yamuca amafaranga 100,000. 100,000 ndamubwira nayo mafaranga ntago yaboneka, urarindira ayashake. Ubuzima tuzaza ducamo nawe uzaza ubunyuramo, uko azaza atahameze nawe uzaza ubibona ko ntayafite cyangwa yafite. Utegereze. Turongera tujyana mu nzu, tubana mu nzu. Umugabo akabyuka akajya mu kazi, hamufasha umwana agateka agakoropa, cyangwa yaba atabikoze nkabikora. Biba birarangiye, amafaranga turayamushakira makeya, umugore ava aho ngaho aragenda. Ndanamuherekeza neza cyane. Umugabo mu gusigara abona mu rukundo mufitiye ntirusanzwe, abona mu isi mbese mu bantu yagiye ahura nabo, abona na wundi muntu yanganya nawe. Ndakomeza niyubakira urugo rwanjye. Nari narwakiriye nyine, urumva ibintu byambayeho bitaniyumvisha ko ndi umuntu ugomba kubaka urugo. Muri njyewe numvaga ko ntazanashaka n'umugabo mu buzima bwanjye. Navuga ati reka nta mugabo nzigera nshaka. Ubwo umugabo arasigara, mu gusigara turaganira, akajya ataha, mugabo mwiza karibu, mvuye mu kazi nyine biri aho ngaho. Biza kugera igihe twimukira i Kigali. Yego. Twimukiye i Kigali, umugabo tugenda duhura, urabizi ibintu byo kubaka umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi cyane. Ni handi kubwa cyokomeza umutima wawe. Umugabo ntiyarebye bya bindi byambayeho, kuba naramukunze nkamukundana n'ibyo byose. Tugeze i Kigali ntiyambereye umuntu mwiza cyane. Yambereye urukundo gito. Ngo umubyeyi gito we ni rukundo gito. Twageze i Kigali, wa mutima n'ubundi nari mfite mu ntara wo gukunda, ndongera ndawuzamura, kuko undimo ntago ari uwo nashakishirizaga mu ntara. Tugeze i Kigali turubaka. Twageze muri Kigali mbere ya corona izisanga nyine ndi kumwe nawe, nta kibazo dufitanye. Ntago yigeze anyurwa n'urukundo namukunze, yakomeje ambabaza cyane. Wibuke ko haraho nakubwiye ko yanteresa mbeshye. Nyuma naza kubivumbura nyine nkabyakira nabyo nkiyakira. Ndi umuntu ugira urukundo, bura nagukunze, ndagukunda byose. Ntago nzi gukunda ngo njonjore ngo iki kuri wowe ndacyanze. Nkukundana byose tukagenda tubihindura ibitameze neza. Tuje i Kigali, urumva amafaranga yo mu cyaro ntago ameze nk'ayi Kigali. Kandi akora akazi gafata amafaranga menshi cyane ku munsi. Mu ntoki ze yakorera akazi gamuha amafaranga buri kanya. Ntago ari ngombwa ko kavuga. Yego. Amafaranga aramuryohera, akajya ajya mu kazi, ahubwo ntiyarakireba urukundo namufitiye cyangwa mukunda. We yirebeye ibintu by'ibishuko biri aho hanze gusa. Twageze i Kigali turabana, tumaze kubana akajya agenda ahinduka gake gake mbibona, ariko nkagerageza kubishyira mu nzira nziza. Akankundira umunsi umwe bikaba neza, ubundi bikaba nabi, nkabyihanganira. Yaje kunkorera ibintu birambabaza cyane mu buzima bwanjye, ariko ntago navuga ngo naramwanze atazanyumva kumva ko namwanze, nkanabivuga gutyo ku mateleviziyo cyangwa ama interview. Yego. Ankorera ikosa rimwe mu buzima. Umuntu wese iryo kosa ryabaho, atari umuntu wihangana, atari umuntu ugira umutima ukomeye, yanakihura. Yego.
twarabanye ngira abashuti urumva Kigali nayo narayibayemo mfitemo abashuti umushuti aza kunsura wanjye tuziranye umunsi wa mbere ubutaha aragenda ubutarongera agaruka ariko yanyweye ku nzoga yaje mu mugoroba nka saa 12 bishyira saa moya numva ni mu masaha y'abantu bava mu kazi bari gutaha muri kiriya gihe cya corona ubwo yaje mu masaha 12 bishyira saa moya umugabo wanjye abaratashye avuye mu kazi aza amusanga mu rugo umukobwa yaje kunsura yanyweye inzoga umugabo akimara kwinjira mu nzu karibu umugabo mwiza amutegurira ibyo kurya umukobwa akimara kubona ko umugabo yinjiye mu nzu yahise ashaka uburyo ki yambabaza kandi naramukundaga cyane yahise yambura aravuga ko ashaka koga umukobwa w'inshuti yawe w'inshuti yanjye ndamubwira ati runaka wikogera muri salo reka ngujyane amazi muri dushe aba yabirangije ndavuga mugabo wanjye urabona ibintu bibaye ubu nagusabaga wajya mu cyumba akabanza agakaraba uyogeye muri salo kandi atari muri dushe umugabo yari yasinze umugabo yarankundiye ajya mu cyumba wa mukobwa amaze gukaraba neza nyine abona ko namaze kubyakira yamaze gukaraba mu cyumba handi hari umugabo n'ubundi arongera amusangayo tongera ninjira mu cyumba ambwira umugabo ati wamfashije ugasubira muri salo akabanza akisiga kubona atameze neza umukobwa yahise ari ukuntu nk'inzoga utazishoboka aba waruka cyangwa iki n'ibyo wariye bikagutera bikakugwa nabi yararutse arabyangiza biri mu cyumba byose njya mu byo gukora amasuku mbikuraho ndasasa neza ndongera nsasira umugabo numva ko umugabo agiye kuryama umukobwa ahita aryama aranasinzira cyane aryama ku buriri bwanjye n'umugabo umugabo ndamubwira ati tujye kuryama nawe ntiyankundiye twagiye kuryama muri cya cyumba cyacu nyine kumubwira ngo ujya mu cyumba cy'abashyitsi ntabwo yabyemeraga kandi afite icyumba cyagomba kuraramo ndamubwira urabona runaka yasinze rero niba uzi ko utemera kujya kuryama mu cyumba cy'abashyitsi reka tugende turyame njye ku ruhande njyemo hagati turi batatu n'inshuti yawe niyo nshuti yanjye umugabo ntibyamukundiye yumvise ukuntu telefoni isonye y'umukobwa yumva urukundo ari guha umuntu kuri telefoni aramubwira ati benda gushaka waje ukandeba aha n'aha nanyweye nagize gute ndumva ngushaka cyane umukobwa akivuga ibintu byo mbese yari afite ubushyuhe muri we avuga ibintu by'ibishegu biri aho umugabo ntabwo yigeze atinzamo yahise akuramo ikabutura aratangira akora akazi reba akora akazi gute baba bararyamanye mu maso yanjye nyine bakora imibonano ndeba ibyo uri kuvuga nibyo cyangwa ntabwo ari ibyo inshuti yawe araje muryamanye ku buriri muri batatu ari umugabo wawe n'inshuti yawe iraje iraharyamye birangira baryamanye inzoga zari zamushizemo se cyangwa urabazi yuko benshi ahangaha iyo ukarabye wari umaze kunywa inzoga uba umeze nk'umuntu umeze uhindutse muri wowe ugasa nk'aho ari urubuyanja yego umugabo yarantambutse nari ndyamyemo hagati nawe umukobwa ntibyamukunde ntiyanambaje ati umugabo wawe muhe umugabo ntiyambaza ati umukobwa ko namukunze murongore bahise babikora doke nta kindi kintu nakoze numvise muri njyewe ikintu cy'igihu kimfashe mbura imbaraga nk'umuntu ufashwe n'ibinya ndebesha amaso yanjye mbese mera nk'ikintu cy'ikirobo kiri aho ngaho barabikora bararangiza umva ntabwo nabikubwira ngo ubyumve biragoye cyane kubyumvisha umuntu nta nubwo umugabo yatinze siko nzi ko abagore bafuha ntago wahise ufata nk'ikintu ngo umukubite uvuge ati murekere aho ngaho byumva kugifata nari maze gukoropa n'amazi na rakerete ikiri muri salo ntago nagize umutima ngo reka mfatire rakerete mbahuragure wapi byambayeho mbireba gutya nyine numva ikintu kiramfashe mbuza imbaraga ikiniga kiramfata ndareba narebye nk'iminota 30 nta bwenge numva mfite murabizi ko ikintu cyo guca inyuma niyo wumvise umukunzi wawe yaciye inyuma iyo guca inyuma ukabimenya umuntu akabikubwira ushobora no kumuhigiye mutavugana none wowe uhibereye nari mpibereye cyane ankorera ubwo bugome bararangiza mu kurangiza kwabo umugabo yahise aza mfukama imbere wambabariye koko ndakwinginze mugore nkunda ndambwira wabaye uretse kumvugisha ko ntameze neza turyame tuzavugana ejo turongera turaryama
umukobwa yahise abyuka nyine we uwo be yarangiraga yari ahageze aragenda ahita amusanga ku irembo ahantu nyine imodoka yari iparitse ndanamukingurira ndamuherekeza sigunda aryamye ntabwo yigeze anyurwa n'ibyo ahubwo n'umugabo wanjye yamukoreye n'ubundi yaragiye muri iyo modoka bahita babikoreramo n'ubundi umukobwa ariko yari asanzwe yikorera akazi ku muntu uwo ari we wese ni umunyeshuri n'igitangaje ibintu yakoze kandi aracyari n'umwana ko ntabwo ari umwana cyane umukobwa ugeze mu myaka 20-19 ni umuntu uba umaze gusobanukirwa urugo rw'umuntu kuko ababona n'umubyeyi we uko yubatse urugo rwe yego uwanjye yabikoreye aho nta prudence bambaye aragenda no ku irembo wa wundi uje kumureba aramurongora nta prudence bambaye kuko yaraje arabimbwira ndamubwira mpita mbyutse umugabo wanjye ndamubwira ibintu maze gukorera runaka ntago yanyuzwe ko maze kubikora ukawumva n'uwo ku irembo abikoze urumva nta ngaruka zizazamo nyuma yaho mu gitondo ndarindira mbagira inama mu gitondo turicara twarazindutse cyane saa 12 zageze twicaye muri salo turi kuganira ndababwira ati rero ibintu mwakoze wa mukobwa we niba washakaga ko urugo rwanjye rusenyuka ntago rusenyutse wa mugabo wanjye we niba wagira ngo mbabaze ndumva ntaragukorera ibintu bibi cyane niba wagira ngo mbabaze ntago mbabaye ahubwo ngiye gukomera nubaka urugo rwanjye ndabwira ati hahandi uba waracumuriye akenshi cyane niho Imana ikubabarira uhagaze ubwo rero ndabababarira umukobwa aratangira fura bya bintu yangije umugabo nawe ajya mu kazi nanjye njya mu byo kwikinira filime umukobwa amusinyira urufunguzo rw'inzu rega n'inshuti yanjye naramukundaga cyane kandi n'ubu ntabwo nigeze mwanga yego umugabo ntabwo yanyuzwe n'ukundo namukunze cyangwa anyurwe n'imbabazi namuhaye bwarakeye uwo munsi yagiye mu kazi arongera agaruka mu rugo arampamagara arambaza uri hehe ndamugana agiye gukina filime hafi muri quartier ariko ndashaka kujya muri salo yampaye amafaranga yo kujya muri salo mu kugaruka mvuye muri salo nsanga yagiye icyitwa urukweto cye cyitwa umwenda mbese ikintu kiri aho mu nzu cye yarapakiye aragenda birantungura cyane ari umugabo muhamagaye ndamase sheri wageze mu rugo kwambwira gushaka urufunguzo ati nahageze uri hehe ati nagiye urufunguzo arasanga munsi y'urugi naratashye ndusangamo koko mu kwinjira mu nzu nkubitwa n'inkuba mbona inkweto umuguru umwe ntaho hari 2-3 njya mu cyumba nsanga imyenda ntayihari ahabikwa inkweto naho ubwizo zitogeje nizo nahereyeho kuko nari nazikizana ngo nzikorere isuku nsanga ntazihari njya kurana n'izogeje nsanga ntazo imyenda nsanga nayo nicaye mu nzu numva inzu irimo irazenguruka ndamuhamagara nsanga yamburutse ndavuga ese ubu koko Mana kuki niba wari uzi ko ari bugende kuki watumye muha imbabazi nanone ndongera nkoresha ijambo ati ntawamenya nako gerageje kutira amatelefone atandukanye ndamuhamagara byakumva ari njya gakupa ngira nawe njya ku mwagenti ntanga sensa ashyire ku ikarita simukadi ye mbona uko mpamagara muhamagaye yumva ari njya mu mwanya gato ndamuganda kwinginze mbabarira ugaruke mu rugo rwawe ntiyabyumva arongera arankupa mari iminsi 3 nta mazi nta biryo nta kintu mbasha kumira mbese muri make meze nk'umuntu wataye ubwenge nikingiranye mu nzu nta muturanyi wabimenye kuko niba ubaka urugo rwawe ntusifuze ko umuturanyi amenya ibyawe biri mu rugo kuko ibye nawe ntago ububizi ibyo bintu byose byambayeho ndaturira ndaceceka nta muntu wamenye ibyanjye nisi sana umuturanyi yambaje ati umugabo wari ndamubwira ati yagiye gukorera mu ntara ku kazi baramwimuye havuga ku mutima se ko ndi gukomeza mbabeshya kandi abaturanyi banjye bakaba bajya mu kazi buri munsi umunsi bakubitanye nawe bakabona nta gitaha hano nkomeza umutima ndavuga ati nibyo Imana yashatse gukora ariko Mana urampemukiye muri njyewe mbaho mu buzima nk'ubwo kandi n'ubundi narabanye nawe mu buzima bugoranye cyane ndabyihanganira mugabo n'ubu tuvugana kugeraho namwinginza nkamubwira ati ngende ready yo kuba nakubaka urugo genda ukora ibyo ukora njye nugaruka nzakwakira ntago navuga naramwanze ntago sinzi ariko ubu tuvugana umuntu wari uzi ko mfite urugo ntago nyirufite rwarasenyutse rumva ibyabaye byose nahuye na kazarusenya mbese
ubundi kazarusenya aho ahava akagira hose aba yaragupimye yarakwizeho ni nk'umujura yaje kwiba umujura buri aba yagupimye abameze nk'aho mubana mu nzu byambayeho nyine ibyo byose ubwo buhamya ariko njye icyo nakurikirana cyane ni ukubwira umuntu ati jya wihangana n'ubu ngubu urukundo ndarufite umutima wanjye ntabwo wahungabanye yego nukunda umusore ujye umukunda ibyo bigeragezo nagiye mpura nabyo ujye ukunda umuntu kuko ibyo byose ntago yari yavuze ati mana mbaye ku isi uzabimpemure nabyo mbabaza umuntu runaka wowe wubatse urugo uri gukurikirana iki kiganiro ndi kuvuga jya ukunda umugabo wawe ukunda umuryango wawe nibo muryango ufite iwanyu barakubyara ariko ntago aribo bagusazisha yego uzakurikirane umuryango wawe ukunde cyane kandi ntuzifuze ko hanze yamenya amabanga yawe n'urugo ntuzifuze ko hanze yagucishamo ijisho ibintu nagiye mpura nabyo ntawo hanze nigeze mbibwira kugeza n'ubu ariko njye namweretse yuko atari we warungize hari ukuntu umuntu aguhemukira akumva ko agiye kugushyira mu buzima buri hasi cyane ahubwo nibwo Imana ihita ikora akantu ikakuzamura buri kimwe cyose ukagenda ukigeraho kubera Imana hanyuma Jo urakoze cyane kubw'ubuhamya duhanye hanyuma rero hari nk'umuntu ushobora kwibaza icyo gihe dusubiye inyuma nyine ku byo watubwiye icyo gihe uva mu cyaro icyo gihe hari ryari naje hano i Kigali mva mu cyaro rega ntago icyo gihe ujya gusura umuhungu ingoma kuko uribuka ko mwari muvuye Kirehe akubwira ko mu gihe Kigali kari haba birangira kujyanye ingoma icyo gihe rero hava hari ryari njyewe kugira ngo nkure muri Kirehe n'ubundi Kirehe nari umushyitsi kuko mfiteho famiye niho yanitsanze nari ndi muri business y'umufamiliye wanjye Mamudogo navuga muri umuntu wa mama nari ndi kumucururiza niko guhura n'uwo musore yanjyanye nkuye aho ngaho nari umushyitsi birangira njyanye ngoma yambwira ko ari uw'i Kigali nyine ko kungira umugore naho ubundi miturire yanjye cyangwa nari nsanzwe ntuye ni muri Kigali muri Kigali hanyuma rero araje arakubwiye ngo aragukunze umunsi wa mbere nawe umunsi wa kabiri uramukunze inshuti yanjye kubimbwira nkumva nibyo nkanamwakira ni umusore witonda utagira amagambo menshi mbese nkubwije ukuri ko n'aka kanya Imana imumanuye akaduhagarara imbere wavuga ati umuntu ni marayika ni iki cyatumye umwizera cyane umuntu araje n'ubwa mbere muhuye arakubwiye ngo tujyane umuvuye mu karere kamwe mugiyemo kandi ntago muzi neza arakuterese cyangwa se akwatsa urukundo rarumuhaye ku munsi wa mbere noneho ikindi gihe nta n'icyumweru cyashize mu mamura n'abanyi ibyo bintu wabyakiriye cyangwa wabitwaye moto wa manager inzote nyine we yaraje mbona ni umusore ucishije make ntago afite amagambo menshi nawe waguyemo hagati aho ngaho muri karagiteri zanjye gukunda kwanjye nkunda umuntu utagira amagambo menshi ibiganiro mbese avuga amagambo akagira n'amatiku nkunda umusore ubucecetse ukunze kuba acecetse ariko bamaze kumbera babi bamaze kumbera babi murumva amateka y'ucecetse ibyo yagiye ankorera atavuga kandi urumva kujya kuryamana n'uwo mukobwa mu maso yanjye ku buriri bwanjye nta nubwo yigeze amubwira ati ndakwinginze wampaye wa mukobwa ko nagukunze urumve nyine yateshejwe nk'umuntu uri kureba inyama wemba ucece yaramwuriye hanyuma rero twongeye tukagaruka inyuma hahandi ngenda kubaza ibibazo bitewe n'ukuntu wagiye utubwira iyo nkuru yawe ukuntu imeze watubwiye yuko mbere mukiba ingoma haje umugore ufite umwana ugerageza no kuba wamutwara neza cyangwa wamufata neza ubundi uko tubizi ntago abake baba babanye neza kuki wagize umutima mwiza wumvise umugore w'umugabo wawe aje anamugana ukamugirira neza cyangwa se ukamufasha ukamuha karibu ukamwemerera yuko aba no mu rugo mu nzu yawe ukaharara icyo kintu urakoze kukimbaza n'ubuzi kuri umuntu ku isi uremwe mwibumba nyine handi muri ya shusho Imana yatubwiye ukaba uzi ko uri umuntu uhumeka uzi ko uhura n'ibibazo n'ibyishimo byose ugenda ubinyuramo narebye uwo mugore mbona ateye agahinda numva ko nanjye ndi umuntu mugira urukundo nk'urwo nakigirira cyane nagirira muri umuna wanjye mbese ndavuga reka nkwakire nijo bishobora kumbaho kandi koko urumva yaramubabaje ntiyanamurerera kandi nanjye urabona nanjye yarambabaje ntabwo tukibana mbese uwo musore nabifata nkaho nubwo twabanye ntago ari seriye ntago mbese ni umugome
kuko urumva nagiye nihanganiye ibibi yakoreye uwo mugore ahubwo ntabwo yigeze anyitura basi yananyitura tukarambana. Hanyuma rero tugeze hano mu mujyi umugeze i Kigali inshuti yawe iraje irakurebye birangiye watubwiye bibaye aryamanye n'umugabo wawe none wampurisa aryamye no ku buriri bwawe, tuzi ko atari ikintu kimenyerewe cyane kujya kuryama ku bugabo bw'umugore n'umugabo. Nk'umuntu uzi umuco wa Kinyarwanda nta nubwo umuntu niyo waba ugiye gusura niyo umugore yakingura icyumba uzi ko ari cyo aryamamo n'umugabo we agakinga kwa kundi umuntu akurahira umuntu uri muri sara kamera nkaho arunguruka birya ntibikureba. Icyumba kiryamamo umugore n'umugabo ni icyumba cyubahwa cyane kuko niko gasanduka k'amabanga yabo. Hanyuma rero ubwo inshuti yawe iba iryamanye n'umugabo wawe watubwiye ko hashize akanya umeze nk'umuntu utazi aho uri usa nk'uwataye ubwenge. Icyo gihe rero watubwiye yuko hashize akanya bamaze kuryamana ufata inshuti yawe urayiherekeza. Jojo ku muntu umaze kuryamana n'umugabo wawe turabizi neza ko no kurwana n'ibya bindi navuze ngo no kurwana warwana cyangwa se ku mugabo wawe warwana. Kuki utatekereje no kumuganiriza umubwire ngo cyangwa se kuki utagaragaje amarangamutima yawe? Ntabwo twabyita ko wijijishije wenda kuko ni umugabo wawe kireka niba utaramukundaga. Naramukundaga twari tumaranye imyaka 2 tubana mu nzu. Impamvu nigeze mbigira big deal. Urabizi ko hanze ahangaha abantu bafite abana bafite ikibabwira abakozi mu rugo. Nabifashe ngiye ikintu cyatumye umukobwa ngera naho muherekeza umva nta n'ikibazo nari mbizi ko ari umukobwa usa neza ari umukobwa ufite isuku ari umukobwa dusanzwe tuvugana nta imibereho yose nyizi kuko ni wabo baranzi ni inshuti zanjye ntago ndi inshuti n'umukobwa gusa n'ababyeyi be. Yego kumuherekeza mwumva umutima nari mfite muherekeza naravuze ati nta kindi kintu narenzaho ni kimwe nuko naza n'umukozi nkasanga yamurongoye. Ako kantu kankomeje umutima ndavuga ibi nakoreye mu maso yanjye akaba ari inshuti yanjye bikoze akaba bikoze n'umugabo azi ko tubana yarabizi n'igihe maranye nawe kenshi twaganiraga ibi bintu abikoze yabiteguye ntacyo nge nahinduraho. Yego hanyuma rero nko umugabo yakuritse amarangamutima akahita amaze kubikora akahitaza akagusaba imbabazi ati mbabara mugore mwiza mbabarira, umukobwa we nta kintu na kimwe yigeze akubwira? Ikintu umukobwa yabashije kumbwira n'ubundi yaransonza arambwira ngo amaze ngo kundongora none ndumva inzoga zimeze nkaho zinshizemo. Urumva ku kantu kugashyiramo n'ibintu byabaye yabaye nk'ahansonga ariko nanjye nihagararaho. Ubundi baravuga ngo umuntu nakurwanya ubizi ko ari kukurwanya uzagerageza umwirengagize umwereke ko nta kintu bikubwiye. Ubundi kenshi njya nkunda gukoresha akantu kuri stati nkandika ko nta rugamba rubura umugambanyi ahubwo komera ube maso wibuke ko inseko isibanganya ibimenyetso. Ako kantu karankomeje cyane ndi umuntu ukunda sinzi kuno nteye muri nge niba hari n'undi duhuje nawe ni umuntu mwiza cyane. Ndi umuntu ukunda kwihagararaho mu mibereho y'agahinda mu buzima muri situation iyo ariyo yose kuko nabayeho mbabaye ntabwo nigeze mbaho neza mu buzima bwanjye bwose. Nababajwe na byinshi nta n'ikintu cyantangaje nk'uko nabwiye Imana ati Imana undinde kurira. Kandi kuko ntabwo nigeze ndira Imana yarabimfashe nk'uko nabisabye. Umukobwa kandi nyuma n'umugabo amaze kugenda yagarutse kunsura. Muravugana nta kibazo? Turavugana ajya na school yaje kunsura hano nkorera ndanamuherekeza cyane ntuma n'umuntu dusangira. Yego bibaho none se ubundi ko byarabaye byarambabaje kuko urumva ko urugo rwanjye rwahise ruhera ko rurasenyuka ariko kakano ko nta rugamba rubura umugambanyi. N'ubundi umugabo buriya ntabwo yari afite gahunda yo kuzakomezanya nanjye maze kwiyakira ubu tuvugana numvaga bibabaje cyane mu gihe kigenda ariko umuntu umaze kwisuganya ariko ntiyakongera kunyicira ubuzima. Watubwiye yuko uva akukurikire mugenda muri Ngoma ntago wigeze ubimenyesha mama mudoga wawe cyane cyane kariho wabaga baje kubimenya ko ufite umugabo waje kubibamenyesha byaje kugenda gute? Kunzana kwe murabizi hari ukuntu abasore b'iki gihe kubwira ngo sheri wanjye waje tukajya kunywera mu ntara cyangwa mu kandi karere ka hafi aho ngaho muri yanzanye turi abantu tuje kujya gusohokera muri iyo Ngoma. Yego ntabwo yanzanye ambwira ngo tugende ngo nsure Ngoma yarambwiye tujye gusohokera muri Ngoma.
nyuma yaho maze gushaka umugabo watubwiye ko nyine wahise uhaguma nyine iyo minsi kwa kundi yagendaga akakubwira ngo ndaje gatoya wabitubwiye urumva no kugenda no mu rugo ubibabwiye wahamagaye bavuga ati rega ntago nzagaruka nashatse umugabo cyangwa bwabo nabo barabyimereye cyangwa se kugeza nino saha ntago babizi ya kunzana kwe twaraje tumaze kuza twaje kuwa gatanu buracya kuwa gatandatu ku cyumweru arongera asubira gukorerayo ari handi yambwiye ngo araje akongera akagaruka nijoro yagezeyo njya kumva numva barampamagaye barambwira ngo uyu muntu wohereje ngo tumuhe imyenda yawe ngo yakuboneye akazi ngoma tuyimuhe ndavuga ati ku mutima ati n'ubundi kamo mbaye namaze kugenda narindi mu kazi ndi kubafasha n'ubundi umunsi uciyeho ntabafasha mu kazi reka mureka yinzanire nzazamuka i Kigali mbabwire ko nahise nkomerezaho urumva system yagiye gukoresha gutekereza agiye kunzanira n'imyenda ntago yambajije. Hanyuma rero uwo munsi wa mbere akubwira ngo ndaje ari bwo ukihagera akubwira ngo ndaje akagenda agatinda yaraje muhita mubana nk'umugore n'umugabo ndavuga ngo mwaraye nyine ndi gushaka kumenya niba mwararaye mu buriri rumwe cyangwa se waraye mu cyumba cy'abashyitsi wapi yari inzu y'icyumba na salo nsanga harimo matira televiziyo byose by'abasore by'ingenzi muzi muri gato zabo naraje aranyakira nk'umushyitsi ajya kunzanira icyo kunywa amaze kukingezaho kuri telefone baramuhamagara numva umuntu yamubwiye ngo waje nkakubwira arambwira ngo araje niko kugaruka nijoro aza waryamye yego ndakingura numva ko buri buke nkagenda abone nyine mfite gahunda nijoro nambwatishe rero ngenda ndashaka kuzamuka i Kigali aho nakwanzaniye n'imyenda wakoze yumva ko mfite target yo kwigendera i Kigali mu byambereye urujijo njye namubwiraga ati mu gitondo aragenda akambwira nta kibazo kumbiye muri we azi ibintu agiye kunkorera ariko ntabwo yigeze amfata nabi n'andi nahise numva nirekuye umutima wanjye ngumva ko nshatse narabase hari abantu bashaka badasezeranye wasanga ari by'Imana yangeneye ari wowe impaye nshobora kwibaza ngo icyo gihe mwabanye cyose ntabwo watekereje ko wamubwira ngo mujye mu murenge byibura cyangwa se musezeranye twarabipanze cyane hahita hazamo kidobya y'uwo mwana kuko namubwiye ati nta byumweru bitatu bigomba kubaho tutandikishije urukiko ko ntago nshaka kubana n'umugabo tudasezeranye kuva icyo gihe tubana ntera siyasa nkabona nyine aratahana umugabo ugenda mu kazi agataha umva nyine isaha n'isaha tuzajya guca mu murenge hanyuma rero muri iyo myaka 2 mwabanye nta mwana wugeze uvamo cyangwa se nta kunshaka kwe twaragiye nyine turabana tujya kwipimisha mbere na mbere tumaze kwipimisha turongera turataha dusubira mu rugo tujya gushaka ukuntu ntunganya ibyo guteka turabiganiraho cyane kumbi akana kamaze kujyamo nabizi impinduka zigenda ziza nyuma yaho indigize amezi 4 ivamo mpura n'ingorane cyane ndarwaragurika ndabirangira ivuyemo kuva icyo gihe bigenda bimpinduka nkabona n'umugabo ntazi ukuntu ameze cyangwa ari ikintu ureba ugacikisha amaso yawe nyine ukinumira ukavuga ati uyu muntu arankunda ariko hari ikibyihishe inyuma uzashaka umusore ubizi neza ko ufite inda kujyanye uyifite muzabana ariko mu gihe uzi ko umusore umusanze mudasezeranye nta n'indi ufite nta n'icyatuma kivuga ngo agujyanye huti mutabanje gukora ubukwe ntuzihutire kubyara ni byiza cyane iyo ubana n'umugabo ni byiza buryo urukundo rw'umugore n'umugabo hagati aho ngaho n'umwana ariko ntuzihutire kubyara hanyuma se Jojo turi no kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ni irihe somo byagusigiye ni irihe somo ry'ubuzima tugana ku musozi tugira inama n'abantu bireba cyane cyane nk'abantu bashakanye cyangwa isomo byankuriyemo ubaka kanya nta muntu waza ngo ambwire ngo tugende ngo tubane mbyemere wapi ikindi cya kabiri ntago ntuzigere ubana n'umusore atabanje kukujyana iwabo mbere yuko mubana umbanze umenye imiryango ye ucekinga urebe uwo muntu ise yabayo mu biyehe mibereho hari igihe umuntu abaho yarananiye umuryango utabizi ukishimira kumenya umuryango ariko ntukurikirane ngo wumve imibereho uko yagiye abana n'abantu hari igihe ushobora gusanga yari n'ikihebe kandi umuryango burya ngo ibyaye ikibazo irakirigata n'ubundi yakujyana aho baravugana umwana wacu ariko uzabanza ucekinga aho yagiye aba cyangwa inshuti ze
numubona uzamukunde ariko we cyane cyane wiyegereze n'inshuti ze kugira ubashe kumenya amateka ye nyene mubone kubana umuzi nabwo ntago wamenya umuntu 100%. Okay. Murumva ibintu byose nabaganirije ubuhamya nabahaye murabona ko maze gukomera muri njyewe byambayeho ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 ejo bundi kugera izi saha n'uyu munota nicaye ahandi umuntu ukomeye umutima numva nshaka kwiyubaka ariko ubaka kanya attention naguha mu rukundo ufite uzakunde ukundwe ukunda umuryango wawe ariko attention yo guhubuka urumva nanjye narahubutse iyo munanira ntiyari kumfata ku ngufu nari kumubwira ati okay ngiye Kigali nzagaruka tubiganireho tubane nta kibazo ariko twabanye tutabivuganyeho. Okay. Reka tugushimire rero Jojo wemeye kuganira natwe ndetse no guha ubuhamya ndetse no kugira inama bakurikiye yawe TV muri aka kanya ngira ngo mwabibonye Jojo no umuntu wahuye n'ubuzima butubwa ntabwo bwari bworoshye cyane icyo namubonye umuntu kwihangana tuzi neza ko abakeba ari abantu badakunda kuba bahuza tuzi neza ko uyu uryamanye n'umugabo wundi no amprise ari inshuti yawe hari ibindi bibazo bishobora kuzamo mwumvise uburyo yagiye yihanganira inshuti yiwe yaryamanye n'umugabo we yihanganiye umugabo w'igihe kinini biza kurangira banatandukanye murabona ko akomeye nkuko amaze kubyivugira hanyuma rero reka tukubwire komeze ukomere bizaza n'ibindi cyangwa se ubuzima buzahinduka uzahura nawe cyangwa se azagaruka ese agaramutse agarutse wamwemera ibyo bintu mbikora nakuyemo filme aramutse agarutse murazi neza ko uyu mwana avuye muri famiye yabo akajya hanze akagenda agakubitayo reka mvuge hafi ukwezi ntago agaruka afite imico nk'iyaba bandi basigaye mu rugo ubu tuvugana yaragiye sinzi imico ari kwiga hanze ishobora no kuba ari mibi kuruta iyo nari muziho ntago byanyorohera cyane kumubabarira yakugora byangora cyane kuba nasubirana nawe gusubirana kwanjye nawe kereka agiye akansabaga kwa yazongera kuntesha agaciro ariko umubyeyi wanjye akaba yaricaye akanywera fanta yanjye namaze kwemera ko namurumbiye ariko namusabye imbabazi umubyeyi wanjye kandi koko yarambabariye. Reka tugushimire wowe wakoze kubana natwe wowe wicaye ukafata umwanya wawe ukareba kino kiganiro yari yawe TV kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ni Ange nk'ibisanzwe big up to yourself bye bye.